twari amafi twari wazireze mucuma yagiye kugura ihene muri Provia nabaraza najya kunumva kuri buvuga ko twari inyama nari kuguseka pe umuntu twabanye gupfunyikira warashinze akabari ukaba reka ngo upfunyikire unyishyure reba iyi ni nambaraje toka twakwiye umugabo araruzi nta muntu dufite bamupfunyikire yaka nta muntu dufite wagabanje amagambo ndagabanya si ibintu ibintu muri yo gukora n'iby'Imana y'u Rwanda yakabari yaka abacyamba bafata neza kangupfunyikire muri Kongo ibi bintu uramo kubijyanye mu rugo dusaba kabibona ndagukarabye uramenye kujya guseka kwawe uravuga hari igitenge wagikuye uravuga hano urimo kunywera uravuga no wacyavuye ambaraje y'igitenge ntabyibaho abo reka ngizirike yakamwana se uyu muntu ni umurwayi man maniga nzovu nubwo twaje gukora mu kabari wewe mutuza bazagara gukubita wowe urimo kuzana zagara mu kazi kawe ngaha ambapfunyikire sha yakamwana umugore aramamagaye dore nakangwereka naje saa 8 z'ijoro ndi mu kabari ntabwo ndi bukwishyure uyu mugabo muvanje akamwana uyu mugabo twakoranye amabazoka uretse urayishyura bazoka ni 750 urashaka kwigira umusazi wanga ufite n'izindi ntoya bazoka niba atari 750 y'ibintu byose twese tubimena byose ahangaho urashaka kuza kutwigira umusazi ahangaho bahise bimeze bitese yakamwana ngita atyasha yewe yakamwana yamamagara ngo ngiye kukujya mu kabari ka Nzovu ngo aminzoga ngwe ngo paka mpfuye uzima ya ni umudiaspora menemo nshinga kabari ibintu by'ibiganiro nabikati ubu ntabwo uzongera gukora ibiganiro no kuvuga ngo usigaye ucuruza akabari gusa nakabari umuntu wacu ubu ni njyewe nandi nzongera kunywera nzongera kunywera Sodoma nzajya nkuzanira abakiriya n'abadiaspora bose nanjye kugira ngo byemere najyaga njyara muri korodoro ariko ubwo ni ukuvuga ngo uramujyamo muri korodoro arahiye kujya kunywera kwa Nzovu ese Nzovu ujya n'ibyumba byo kuruhukiramo urabona ufite n'amaroja hano nta maroja hari nta busambanyi buba none se akabari katabamo umukobwa akaba kameze gase iyo biza kuba no kutanga sala umukobwa ashize noza mu kabari iyo biza kuba hari amaroje nese mu kabari kanje hari prudence murimo kureba ariko ni inzoga umugabo mu amarikeri amafanto Amstel Heineken sebyo shaye mafaranga yarakize we none se aratwakira nanjye makano koko ngadore Nzovu do akana reka maze mbasuzugure ntabwo nyiri mu rwego rwayo yego shaba inzoga nzima namagaze none Nzovu nukuba abahagazemo hano ngende bakuzinywera yaka iyo nafite abakiriya babuze ndazinywera ukene mbaho iki ma virunga umetrugo umejibli wawe icyuma cy'abagabo katurebe iki cyuma kikago rero ntabwo njya mbinywa ise ndamenya babishobora hari inzoga yitwa ngo umugabo wicaye kuri toilette mzee wicaye nyera mzee wicaye ngewe mzee wicaye iyi ngiyi wowe yakatukiri inshuti wanywaga agapeti mitsingi senza agashyikira ariko Inzovu none nayo cyakora mva Inzovu yanakize nibwo bwa mbere kuva namenyana na Nzovu ambura inzoga bita musaza wicaye nibwo bwa mbere kuva nabaho ako se Nzovu wararaguje ufite urufunguzo se Nzovu ngewe ngubu nararokotse nagafanta oye mujye ndibaza kiwanga peti ndakwishyura ntugire ikibazo utagiraho ngewe nishyura utagiraho naje kugusaba ntabwo naje kugomba oye igihe kinunguye umuntu twakoranye imihanda umuntu twaragiye za Sodoma umuntu twagiye turasadira gute arangije none ahise agafata kano kanya yaka twajyanye imihanda fata iyo bita bazoka
nushaka kwipfunyika bazoka cyakora bazoka ni nziza we afite na za bazoka zabazoka njya akabari kanjye n'umudiaspora kanshingiye ntabwo nzongera gukora ibiganiro sinzongera gukina amakomedi sinzongera gukina amakomedi ubwo ngubwo rero ni ukuvuga ngo kano kanya wisumera agahembe we Nzovu akazi kaguhaye amafaranga ukiri uruhinja kakakugaburira uri umusore uri umupapa Nzovu wamanuka ugakorongo muri ukamugafata gakuru ngo iyo bayita uruvange wanywa uruvange ntabwo rujyanye yarakiza afite inzoga z'ubwoko afite za nuza hajya inzoga ngo bayita gorogoto niba ari gorogoto gazoka dore bari bafite za wambaye agafata gakongera ubundi ibintu biba byakuze ntabwo urabizi twe twaje kanga twaje kunywa twaje kugira ngo ibyo kunywa niyo turabona kuzana ibintu bya burage za iryo n'akanyanga muri ko akira Bitu bichoni ya gwenge. Ya gwenge umuhungu yaragafata shama agafata gakonjesha ariko nakira mufite ngo benshimishiremo ibintu wagira ngo uri muri siporo wagira ngo uri muri siporo agafanta karahari noneho reka mubwe noneho aki wamaye agakonje ko wamaye ubundi wowe ubundi ari ibintu bituranye umukiriya umuhiri njya nubwo nasize njya ndakubunda gw'ikinyarwanda wanga no kuvuga ngo mu kabari kawanga umuntu yaje kuba no kujya muzana ibyo gufata neza yasize reba ibintu arimo gukora twaje mu gitondo saa moya azi ko tugiye kujya mu kazi ariko barimo kujya wamaye ka plastique oya na za plastique ajya kugafata mahana wajya ukora ibintu kana plastique konje ngo tumera ko ni kaprenapo agaki prenapo iyo bita prenapo ni prenapo cyacho kora warabibayize kabisa none se Nzovu ngiye kutamaye ikirago cyo kunywa namwe musaza wicaye musaza ndamanywa yicaye ni muzee wicaye ngo ni muzee wicaye na baza allo chérie ubusa biza gusigo hagaze baza ndamuvugisha mukanya ndi mukabari kanzo biza gusigo hagaze ngo tobe yaka ukiriho ikuzimu natsi nibayo kubiturwa ukiriho ikuzimu natsi mitsingi esheshatu zishyira ahangaha ndashaka kunywa nkapfa muje kuneza imbere turaguteza imbere twebwe zana mitsingi esheshatu ahangaha twebwe amadesipora baduhembye nurangiza uzane n'akagazi ushyiranga dutekana mukaro ngomba kunywa amayoga nazananwa na mukaro ariko mwaneje imbere ngo bateke na mukaro akose mukaro mwizane mu kabari kanjye none se Nzovu bayizi hano nta n'akaburushe tugira ntacyo kizugira reka mama yagiye kugura ihene oprove reka mama aro mucoma ndakwirukana alo oprove watinze yakamana njitafu bahembwe ku mabitu bicano baje mu kabari twebwe tugomba kunywa bahembwe bakeneye kurya no kunywa ngo mucoma agiye kuza ko najye genda uraryohora akavura umwebe iyi nzoga rero bigeze kuyimfatana muri covid bigeze kumfatana ko najye muri corona afanda arayimena sha reba ariko urangwa angagiye kwisiga sanitize uyu muhungu yarize leta yacu y'u Rwanda ivuga iti nimba nsuje yakamwana njita mfate ibyo bitanoza nkarabe ibyo ngibyo se ko ari bya kera aya mavuta se bayita yahe kugira ngo mutanyanduza no mu maso sanitize se baranayise uyu mugabo araruze ntabwo ari muzima erega yakamwana ujye mukuza nta muntu dufite uyu muntu araruze reba umuntu ushinga akabara akinywera inzoga we akazinywa reba nasanze amaze kunywa igaze yose yayirangije aka kari agacupa ka nyuma amafaranga ndabishyura kuri kode ntacyo kuri kode sawa ngo mumeze ese Nzovu nta nubwo ujya usemo n'akazi nshinga abakiriya bishimira uko uvanga akabari kawe batwikisha ibintu by'amanugu gusa tuba twaje amasaha ntabwo yagera
bahise amasaha ntabwo aragera baragufunga. Isaha ya radiyo ni saa munani za nijoro ntabwo ari nonaha Amasaha bwawe ruramurura ariko se sanitizer ko bayikareba mu ntoki barayisiga. iki Sanitizer kuko niri kwisiga no mu maso. nuko bavuye abasare b'ubusiribu akoze nibwo bwa mbere mbonye umubosi ucuruza inzoga akanazinywera yakamwa si bwo bwa mbere ibintu bibonye amani ingagara umukire abo se gitafu imuze wicaye uri kugotomera ntabwo iri buze kukwica irica umuntu uri kwiva nk'amazi. oya izi nzoga ntabwo ntacyo imutwara muzehe wicaye yakora murangica ariko jya si ukukubeshya pe njyewe umva ni ukuvanga ajya no kukwandika gusa umugabo ari seriye mani umugabo ari seriye njye ni ukuvanga wibuka ko nakonsomye mitsingi 6 muzehe wicaye yego muzehe wicaye si no kwandika yewe muzehe wicaye igura 3 yego 3000 fra Rwanda fanta 1000 ese wari uzi ko nzanywa akabye ese wari uzi ko nzanywa agafanta ese wari uzi ko nzajya mu ka konyagi nangahe konyage yigura 8,000 wibuke amafaranga mu materi yanzane nawe ugomba kuyandika hajya ibyo nabyo biri mu byakwandika cyangwa biri mu mboni wa muhungu azi no kwandika bazoka uretse urayishyura 8,000 bazoka ni 7,500 urashaka kwigira umusazi urashaka kwigira umusazi wanga dufite n'izindi ntoya bazoka niba atari 7,500 yari byose tuba tubimena byose ahangaho urashaka kuza kutwigira umusazi ahangaho bimere tubibona urashaka kutwigira abasazi bazoka niba atari 7,500 byihore ntuyishyure bazoka nangahe nasoni bazoka ndagukatura nk'umuntu twagiye mu biganiro mu mafilime byose bazoka ndayigura 3,500 yes bravo urashaka kuza kutwigira abasazi ahangaho bazoka shakira na kamverope ariko oya n'ibyagomba kudupfunyikira ariko yakamwaka kabari ikintu gakenya abakobwa nta bakobwa nigeze oya njye akabari kanjye nta bakobwa bazagakora urakenye pe bamumbye vuba ntabwo buretse gato nkubwire ni ukuvuga ngo wowe wenda cyo ko ibintu byose umaze kubikora wisiga za sanarede niba sanarede neza hajya amavuta bayita gutya bayita sanitize ya sanitize wamara kwisiga iyo sanarede iyo warangiza ukagira gutya ni ukuvuga ikintu usabwa shaka abakobwa maze urabona amafaranga nawe desipora bajya baza kumwe mu kabari k'inzovu ariko nzovu ngende ushaka kugira ngo uteze ntuzanire abakiriya b'imena urumva akabari kawe tugateza imbere uzamuke ahubwo se wamaye akazi ukeneye akazi naranize rwose ibintu by'imibare nibura ujye urabona abakiriya bacu bakeneye amatora wangize manager n'icyakugira wamuha njyewe reka mwereka akazi nagusaba njyewe uzampa akazi ko kunyanganiriza abakiriya oya ko koza tuwarete turoka satani wagakora njyewe jita funoza tuwarete njyewe mpa akazi ko kuganiriza abakiriya kanzo ngo ndabufupitira mu kabari kawe urashaka kuza no muzanganiza abagore ni akamwana umugire kanyesu ajya koropa amatuwarete ko abasizi banyera kubi uzahoza tuwarete maka sifiyete doma nanjye gutotora ahubwo njyewe guhera agakanya mbaye manager hanyuma reka amafaranga reka turebe muzehe wicare 3,000 yego fagitire fanta 1,000 konyage 8,000 uretse gato amafaranga mucoma shiraho twari inyama hanga kutabutazandika wowe kandi ugiye guhomba twari inyama twari amafi twari wazireze mucoma yagiye kugura ihene muri Provia nabaraza najya ngo numve kuri buvuga ko twari inyama nari kuguseka pe bahise umuntu twabanye gupfunyikira warashinze akabari ukaba reka ngo upfunyikire unyishyure warateye imbere reba iyi ni nambaraje toka twakwi umugabo araruzi nta muntu dufite banga upfunyikire yakaba nta muntu dufite wagabanyije amagambo ndagabanya singine ibintu muri yo gukora n'iby'Imana y'u Rwanda yakabari abacyamba bafata neza kanga upfunyikire muri Kongo ibintu nuramo kubijyanye mu rugo dusaba kabibona ndagukarabye uramenye kujya gusenya kwawe uravuga hari iki gitenge wagikuye
uravuga hano urimo kunywera uravuga no wacyambuye ambaraje y'igitenge ntabwo ibaho abo reka ngizirike yakamwana uyu musunusa ni umurwayi man maniga nzovu nubwo tuya twaje gukora mu kabari wewe mutuza abasanga gukubita wowe urimo kuzana zagara mu kazi kawe ahangaha amapfunyikire sha yakamwana umugore aramamagaye dore nakanywereka naje saa munani z'ijoro ndi mu kabari ntabwo ndi bukwishyure uyu mugabo muvanje akamwana uyu mugabo twakoranye amafilime uyu mugabo twajyanye za Sodoma uyu mugabo twararanye imihanda uyu mugabo twakoze dukora ntabwo nuramuko mwishyura turasereye ntabwo dukwishyura reka tugomba kujya tuza tukanywa ntayo tuguha tugukubita si ubibona tangira abo bantu bagiye batanyishyuye we amateka mutwe bavuye i Kigali ngo twakiranye amafilime bagiye batanyishyuye 18,000 n'igitenge baragitwara